bangangula yewe Kanyagasani mbonye umukiriya kiriya amakurusi ndaguha utwenda twiza cyane rwose ingiriya wangulenga ujye bwose uri kuvuga nk'umushinwa mukomere ariko mukomere cyane amakuru ese kutaduki kiriya hano ufite imyenda y'amasanyeri kugira ngo mbashe gucuruza se wari uvuye nkaguha imyenda ntiwasanga agiye gupakaza umwuka bwawe yewe kurasha yewe nekura si uyu mukiriya vipi zata ariko kumara amaso yawe atangiye guhinduka mwa naguha imyenda si ubundi wandekuye nkaguha imyenda si ubundi ko kiri kunsubiramo muginga wandekuye ubu noneho umenya ururimi muvuga reka nkurekure sha ibi ni ibiceri byarimo birambahura ako muvuga n'ururimi rwiza rata we urinde ntabwo ukeneye kumenya uwundi we sha ahubwo uzana ndebe mako ndambara akira akangaka sha ariko uteye ubwoba apara akangaka niko keza rwose ni umutuku ariko rero ubundi si ubunangaye amafaranga 5,500 cyonyine 5,500 5,500 ni iki ahubwo ngere ubundi ndagucaginga wowe ndagucaginga ubwo ndi kubona ufite utugambo twinshi ubundi twebwe wacu turacaginga ndashaka kugucaginga ndabona ufite utugambo twinshi none umuriro washizemo wenda gucaginga umuriro wagize ute ntabwo uri kunyumva umuriro wagushizemo wenda gucaginga urancaginga ute se kandi jewe ndi umuntu aracagingwa se ibi ntako bibaho noneho we nkubita amafaranga kuramo amafaranga nakubwiye ngo ndagucaginga gucaginga ibyo bintu bya 5,500 undi bisa gute turuzamuka gatoya ukongera ugakata gato ukongera ugakata gato ugahita ugera hafi y'umurenge wa Daravigo wowe niwe utukora amafaranga ameze gutya wayabonye inoti ya mbere ya kabiri niyo ngiyo nkubwiye ndahumva ahubwo ndahabona ndaguhiyo imeze nk'iyo isa nk'iyo ngiyo yewe wogireho n'indi nagucaginga we urancaginga mu kabono jewe nasoni meza pese note ebyiri n'indi ya sekisa ugurayana ndaguhiyo wewe se wakongiyeho umuntu umusirikare ndaguhiyo wenyine isa nk'iyo ndaguriko n'ukuntu kakubere karambere ndaguhiye isa nk'iyo nta yindi neza nayo niyo yonyine aho yazanye reka nyagushake amafaranga akira ndanagucaginga ako nubwo mbitse amafaranga ako nakucaginga wowe